Legio Maria, igitabo gisobanura Legio ya Maria, umutwe wa 16. Abandi bari muri Legio Maria uretse abaregio basanzwe. Legio ifite ibindi byiciro bibiri mu muryango wayo: abapretoriani n'abafasha. Abapretoriani baremye igice gikuru mu baregio, bafite andi mategeko bongera kuyabaregio basanzwe. Bavuga amasengesho ari kuri tesera buri munsi, kumva misa kandi bagahazwa buri munsi. Kudashobora kumva misa no guhazwa buri munsi si impamvu yabuza umuntu kuba umupretoriani. Ntawe ushobora guhamya ko azatunganya iryo tegeko iteka. Umuntu azi neza ko atasiba misa 2 mu cyumweru ashobora gusaba kuba umupretoriani. Bavuga ko buri munsi amasengesho yemewe na Kiliziya, office, cyane cyane amasengesho akurikiza amasaha, buri byare, brevière, cyangwa n'igice cyawe cy'ingenzi. Urugero ni amasengesho ya mu gitondo n'aya nimugoroba. Kiliziya yemeye kwifashisha igitabo gihiniyemo amasengesho y'amasaha asozwa n'aya nimugoroba. Hariho abantu bifuza ko ayo masengesho yemewe na Kiliziya yasimburwa no kuzirikana ibyo babura, bakagena iminsi y'aya masengesho, office, niyo kuzirikana, meditation. Icyo cyifuzo gicuka ubiri n'amatwara y'umupretoriani ashaka ko abaregio basangira ibikorwa by'abakristu bose. Ubutumwa bw'umuregio ni ugufatanya na Kiliziya kogeza ingoma y'Imana. Umupretoriani bifasha umuregio gufasha Kiliziya ku buryo bwisumbuye. Birumvikana ko abapretoriani bagomba kumva misa no guhazwa, kuko ibyo bikorwa ari indatwa mu mihango ya Kiliziya kandi nibyo biranga umukristu. Kuri iyo mihango ya Kiliziya hiyongeraho brevière, office, ariko kuvuga isengesho rusange rya Kiliziya kandi rikaba n'irya Yezu. Iyo brevière tuvuga ishingiye kuri za Zaburi. Tuba tuvuga amasengesho twigishijwe na Roho Mutagatifu, bigatuma dutura twese hamwe Imana Data amasengesho yacu. Iyo niyo mpamvu ituma abapretoriani bagomba kuvuga office aho kuzirikana. Musenyeri Rini yabwiye abaregio be ati: iyo twabonye inema nyinshi bituma urukundo rwacu rwiyongera. Abashobora kuvuga brevière yose baba berekanye aho urwo rukundo rugera. Icyitonderwa: abapretoriani si igice cyihariye muri Legio, ahubwo ni ishami ryayo rimaze gukura. Nicyo gituma batagomba kugira za presidia zabo bonyine. Kwinjira muri uwo mutwe bituruka ku bwende bwa buri muregio. Kirazira guhata abantu ngo baba abapretoriani. Nicyo gituma kubandika no kubahamagara mu nama bidakwiye. Icyakora byaba byiza kubagira inama yo kujya muri icyo gice. Izina ry'ushaka kuba umupretoriani rigomba kwandika ku rutonde ruri ukwarwo, rubikwa na perezida wa presidium. Abayobozi ba roho n'aba perezida bazagerageza kongera umubare wa pretoriani, kandi bazihatira kugumya guhanga ijisho ababaye abapretoriani kugira ngo barebe ko bakurikiza amategeko neza. Umuyobozi wa roho yemeye ko bandika izina rye mu gitabo cy'abapretoriani, yaba yiyeguriye Legio na presidium yayo, kandi byatuma umubare wa pretoriani wiyongera. Legio ihora iteze amaso abapretoriani. Benshi muri bo bakwiye kwisunga Imana, mbese Legio igahinduka umuryango w'abantu bahora basenga. Ibyo bizafasha abaregio gukomera mu bukristu, kandi Legio ikwiye kumenya ko imbaraga ishyira mu byikora nta handi izaturuka atari ku masengesho ivuga. Ikwiye kumenya kandi ko ishingiro ryayo ari ukuyobora umuryango wayo ku Mana. Ugomba kwiyongera, niko Imana yabigennye, niko ijambo gatolika rivuga. N'umurage Yezu yasigiye intumwa ze, ariko kugwiza umubare kandi ubukristo budakomeye byatera umuntu ubwoba biramutse bibaye.
Cardinal Newman, position actuelle des catholiques, abafasha